wamubonye uyu ni mwenye sauti bamwita VJ Kabosi ni jewe batazabatoborera baje banyihinduye bakabarya yanyu oya uyu ni jewe mwenye sauti mwenye mafaranga bimeze bite dutangira ngo filime yacu gute domain entertainment ko ufatanye na Kabosi entertainment bari kukubwira ngo iki bari kukubwira ngo bwa mbere indwara ya hydrophobia yanditswe mu 2003 mbere y'ivuka rya Yezu ariko inyamaswa iyo zabaga zamaze kwandura zahindurwaga ibisazi no kubona amazi zabonaga amazi zikayagendera kure harimo nka Darius cyangwa Kubari ariko ngo bisubiyeho basigaye bakaraba Kigali yuzuye abajene benshi batajya bakaraba we narabivumbuye ngo ariko iyo inyamaswa yabaga yamaze kwandura mu masaha 48 ubwo ni iminsi 2 nibona urukingo byahindukaga nabi ati iyo ndwara hydrophobia ubu tuvugana mu rurimi rw'ikilatini izwi nk'ubusazi cyangwa se ibisazi rabias yo filime yacu nuko ni kuri machine biri kubera rero nagira ngo uzahita ujya mu nama na Walter Friedkin tujya mu nama na Freddy Walter Friedkin nyuma yo gusinya bya bitabo byawe none sindameze gute nyine kuba navuga urabona ameze gute se ni ikiragi hano nako babita bafite ubumuga bwo kutumva no kuvuga nyine hashize iminsi ariko nta mpamvu yo kubihangayikira ikibazo nuko ugomba kuva aho ngaho tu mu by'ukuri ahazaza ha kiriya gitabo nikimara kujya hanze hazaba ari